nk'urutoki se kari amakoma n'ubundi urya nabi ukivuza menshi nanjye burane nta kintu nari nibereyeho burarankishije Imana ishimwe ahubwo Alo? Oui, Shadi, vite. Meze neza? Nanjye meze neza. Meze neza cyane. Shani neza nyine uretse na minsi mibi nyine turimo nyine nawe utayobewe ko na virus. Sha Covid se subize nyine subibona. Yaduhejeje nyine mu ntara. Shanda gukumbuye maze nanjye umva ariko bafunguye vuba hanzaza ngurebe nukuri nanjye ndagukumbuye shose usigaye ufite amafaranga umva ngomba kuza ukangurira agachips kabisa ndagakumbuye cyane umva uburyo ngukumbuye maze ndagukumbuye siko utajya ubibona Wana nagukunda umva ndagukunda maze cyane ndagukunda nukuri kandi vuba turaza kubonana Shanye nubwo turaza kuzabonana vuba muri iki cyumweru next week ngiye gushaka umwanya ubundi tuzaze nyine ubwo tuzavugana mbere yuko nza sawa bye love you Shadi kuri hanze bite nisa kuri hanze Shadi nese ko nagutegereje nakubasha Shadi maze nawe rwose ibyo ntago ari byo nese ubwo kuki buri hanze nakubuze mana Shadi namaze nawe mukumbuye nandi Shadi nadiye mukumbuye umva cyane umva corona mana yanjye rebe niba yaradukoreye gatuma tuburana dupfukamunwa twabaye dupfukamunwa rwose umva wibimbira ibintu by'udupfukamunwa umva naje mu muhanda hose n'agapfukamunwa katava ku munwa umva hahandi n'abantu babenda ariko nizere ko ndabona ntacyo baye meze neza umva corona nyine yaranyesheje sumbana meze neza nise Shadi kuri hanze ubundi byagenze gute nagutegereje nyine biba ngombwa ko nanjye ariko ngusigaye n'umukire umukire se si bwa bundi corona akazi karahagaze umva Shadi ngwiki akazi karahagaze ndambwira ko nta mafaranga ufite amafaranga se mfite dukeya ariko ntacyo umva Shadi ntabwo ibyo nabibwira umva nkumbuye chips nkumbuye bruschette Shadi nukuri kw'Imana urazi numva guza wanariye nukuri Shadi umva ntabwo ibyo nabimbwira byuko nta mafaranga ufite amafaranga ntayo rwose urabizi ubukene wanyu ho corona ntayagezeyo umva ushatse kumbwira ko noneho bari kubaha imfashanyo mukanyuraje umbwire ngo basiga bama n'imfashanyo y'akawunga byose umva Shadi ibyo bintu ntabwo mbyumva nukuri ntabwo mbyumva nese njye naje kugusura urumva ndi kugenda gute nta kibazo umva ntabwo nagenda Shadi nukuri kw'Imana ahubwo ndashaka tugiye kuba tuganira mu nzu oya Shadi mbabarira ntabwo mbyumva shaka amafaranga ubanze wenda utumize n'akantu turye nese ugurambwa ngo n'amafaranga hari ibyo bintu nabyo ubukene bumeze nabi Shadi rwose wumve ko ubukene rwose ubukene mana Shadi rwose mbarana nukankure muri monte ahubwo ngwino tugende mu mva mbaba oya Shadi oya nukankure muri mudu mbabarira none se mudu mbabarira nukankure muri mudu ntabwo ari amafaranga ubundi ase Shadi uskuru naje ndi muri mudu yo kurya amafiriti n'amachips none nyumvira ngo nta mafaranga none se ko natuye muri restaurant kugira ngo mbigenze umva ibintu byo gukunda abasore ameze gutya nanjye rwose ndabirambiwe umva naje ngo mfite amafaranga nikumbure ibintu yena nkumbuye Sheri ntabwo nari nzi ko amafaranga ari kumbuye rwose mbega ibibazo umva mbabarira ibyo ntabwo umva ntabwo mbyumva ibyo ntabwo nagumana nawe umuntu utagira n'amafaranga umuntu utagira amafaranga yo kugura chips uzagura fanta uzagura iki kindi Shadi oya ntabwo mbyumva oya nimba nta mafaranga ufite nta kintu twavuga busugu ndakuvuga ngo Shadi oya Shadi ndahituma kuri boutique nabona n'akadeni mbega se Shadi usigafata n'amadeni barya rufata amadeni ubukene iyo bwaje se none mva Shadi ntabwo akazi karahagaze ibyo simba mbyumva simba numva ukuntu usigafata amadeni reka
akundi nyine ese akazi ubundi ari ngiye n'amafaranga ibi bintu bya corona nabyo byo guhagarika ari ngiye n'amafaranga sheri wanjye umva ibintu byo guhagarika mana yanjye umva ndagukunda ariko si ubwo kugukunda nta n'amafaranga umva ibintu byo kugukunda nta n'amafaranga ndabizi ntabwo ujya unywa inzoga ni fanta ashigeya mana ngo biki gihe basigaye babeshya ntabwo uzi ko wabona ujya unambeshya ngo ufite n'akazi nta nakugira oya sheri oya genda ndeka uzi ko wabona ubumbeshya umva abasore ndabazi bakunda kubeshya ubu wabona nawe umbeshya ngo ufite akazi ufite iki wabona nako agatelefone wagatiye ndabazi umva wabona bahanagatiye sinabimenya sheri na Instagram sujya ubona na postinze sheri Bega umva abasore ndabazi kuri Instagram urabizi ndakwemera umva sheri nyibagirwa tuzongera kuvugana wabonye akazi nimba nta kazi ufite n'amafaranga se nimba navuze ngo nimba nta kazi ufite ntuzongere kumpamagara sinzongere kubona kode yawe muri telefone yawe umfatiranyije na corona sheri sinkeneye kode yawe muri telefone yawe ibi ni ibiki banyarwanda nimba nta mafaranga ufite basi kanshaka umuntu muri telefone yanjye amfashe umva gumana ibyawe Bega umukobwa nari natagetinze akaba mbeshye watawe gusa katabuze mu rutoki se kari amakoma n'ubundi urya nabo ukivuza menshi nanjye burane nta kintu nari nibereyeho burarankishije Imana ishimwe ahubwo